yanjye password garden ndayibona hano Nyarugunga neza mu rugo. Bavandimwe rero mureko Imana ari igitangaza. Atayemera. Imana rero ubundi reka mbereke muri Bibiliya hano. Sinzi birasigaye tugendana mu mategeko. Nawe urayifitemo application ya Bible. Ndayifitemo hano rwose. Shabanga usigaye ukunda gusenga. Reka duhere mu itangiriro. Sanga ibibazo byamwishe. Ubundi abantu bose ibibazo byishe batangira kuyoboka Bibiliya. Hoya, reka duhere mu itangiriro tubane twisomera ijambo ry'Imana. Muri sari ikindi kintu turi gukora ku buryo ushobora kuvuga ngo ngwena kiratuma ibintu binarangira. Ngwena ntabwo ushaka kumenya Tubwiye nta gutangira ngapfa kwivugira hano turatoramo ibizima bikeya. Nagiye bute. Kuva ku gice cya mbere uko Imana igenda kuko Imana yagiriye misira irema abantu igira ikiturema ikatwereka urukundo rwayo urumva yagiye byose tugenda tubisanga hano mu gitabo cyayo. Rero hano mu itangiriro rero isi yari itagiye aravuga ngo ku murongo wa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi yaremye ijambo. Yaremye ijambo. Umva se hariho jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo ibindi ndabyibuka. Ako nanjye ndakazi muri sande twari Imana yaremye mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Manuke ku murongo wa 2. Isi yari itagira ishusho yariho ubusa umwijima wari hejuru y'umuhengeri maze umwuka w'Imana yagendaga hejuru. Bajama meze bite musaza bitese ariko sije ibyo mwigize n'ibiki ibyo bintu mwigize n'ibiki abasemane wagiye heze ko n'ubundi byose ari daje watuje ku ijambo ry'Imana ko n'ubundi byose ari renga wakumvisha ijambo ry'Imana kurama kudapfa umuntu we ariko dusoma ijambo ry'Imana turi mu itangiriro usanze turi ku ijambo ry'Imana jya muri murabesha man yewe muri murabasomesha uyu nawe n'umwemera gato nkawe oya man ntabwo ari ukwiyemera ariko muzajya muzamugerageza mwumve ibintu uko biri sibyo nitwiganye primaire kwera gardienne nitwiganye kuri sane primaire nitwayirangije turi kumwe ndabyibuka kugera aho tugiye muri secondaire so natandukanye naye man njengerekera iriya njengerekera mu murwa wowe ukajya kwiga hari hakurya iriya man waragiye gukomeza ibyo bintu man yabitekeri hari none se man mva ngiye mbanze kubwira ntabwo geze ndusha gusoma Bibiliya narayisomye kuva mu itangiriro kugera mu byahisho urumva yanyara byose ntabwo ari ibintu byo kubabeshya iyo mirongo yose warayisomye jewe vie ntubizi ko vie ese kuba wambaye nk'ikirara vie ni pasteur na pasteur umeze jewe ni pasteur none njereka mbanze mwiri ariko waramunaniye oye ntabwo namunaniye ntabwo namunaniye ahubwo naje gusobanukirwa ibyo turimo mana nimba utaramunanira urenda ko none se reka mbanze mwiri oya wowe umva mbanze kwanza icara dusobanura twese tureba sande umva mbanze mwiri oya nishaka ngena niki wamutega amatwi nta n'uwamenye wamutega amatwi shaka ntega amatwi wamutega amatwi noneho njereka mbanze gusobanurira sibyo icyambere Sunday school man nitwiganaga Sunday school kuva twiga muri gardienne ndabizi batubwiye inkuru y'abakongera kubinsubizayo sibyo batubwiye inkuru y'abakorinto abefeso batubwira abefeso n'abaroma urwandiko Paulo yandikiye abafarisayo n'abaroma mu Butaliyani abaroma nahe iroma itari nganoneho wowe noneho niba unakurikirana wowe ugenda urebe ahantu heza ubusambanyi heza ubutinganyi man njyewe rero mbona ntingana se man njye ntabwo nshobora gutingana man igihe byabereye za Sodoma na Gomora Imana ikabateza umuriro Sodoma na Gomora ni hehe none se muvandimwe naguciye mu byo uvuga ibyo birahuraye n'inkuru wari ugiye kutugeza nyine noneho reka njye mbanze n'abiri sibyo batubwiye urwandiko Paulo yandikiye abefeso batubwira urwandiko Paulo yandikiye abafarisayo batubwira inkuru z'abagiriki urumva man hari umunyarwanda wumvishemo asa mugari bavuga Roma wowe banze ubyibaze wumvisha abaroma ntumvisha abaroma man ntumvisha abafarisayo n'abisirayeli none se abanyarwanda bumvishe aze ko Imana itandikiye abanyarwanda wamugana ibyo bintu ntabwo bikureba ibyo bintu urimo kubwira abantu n'ibyo abaroma n'abafarisayo wigeze wumvamo izina kasi none se kamubwire wigeze wumvamo ariko gusha ku ngingo wumvisha abanyarwanda none se none nibyo njya mbwira vie nibyo njya mfana vie sibyo
banze nkwere umva nyine ngende buretse gato nkwereke mani wegenda gake ngiye mbanze ngusobanurira ibintu uko biri ukigenda gake mani none se reka mbanze nkubwire noneho kugira wemere ko ngiye Bible nanayisomye ngiye Bibiliya narayisomye mani biriya ni ibitekerezo by'abera biriya ni ibitekerezo by'abera mani none se ngaho noneho viyajya ambwira ngo inzoga ngo ubusinzi buranyishe iki n'iki mani agacupa ndakanywa mani agacupa ndakanywa mani urumva none se hari ahantu babimbuza mani njye nta muntu ubimbuza ibyo bintu nta muntu ubikuza noneho kugira ngo wowe ubyemere Kristo ni mumufatiraho urugero ni wowe mbwira Kristo ni mumufatiraho urugero umwana w'Imana pe Bibiliya ntuyemera ndayemera urayemera ijana ku rindi urayifite muri telefone yawe hariya ndayifitemo hano rwose nsomera noneho muri Yohana 19 umurongo wa 28 Yohana 19 umurongo wa 28 oya utaranahasoma kugira ngere imirongo ubuyifite oya kugira ngo utanavumbura ngiye bire narisumye zamani nose barabafasha urumva ngiye ibyo bintu byose byaje ibintu Yohana ngiye ibintu oya sibabwira ngo nimutoze ngo inzira ngo abana ngo iki n'iki ngiye ibintu jewe fiye naramukunze ngiye naranyibwiriye ngo toza umwana ngo inzira nziza ngo akiri muto bazarinda saza ngo atarayivamo sibyo inzira nziza yarayintoje gusoma ngiye narasomye namunaniye narasomye nose muri Yohana 19 havuze iki reka ndabanza bikubwira haravuze ngo nuko Yesu ngo abonye ko byose birangiye urumva ugagira ngo ibyanditswe bisohore urumva n'ubundi na mbere hose barandikaga urumva ngo niko kuvuga ngo mfite inyota afite icyaka ngo mfite inyota urumva muri magambo afite icyaka yari afite icyaka mani no oya buretse kugira utaza no kuvuga ngo ngiye ndimo ndakubeshya mani urumva yavuze ngo mfite inyota urumva na sikoro zabagaho nta madepo nta abandi ibintu byo kunywa kera byahozeho habaga ibyo bitavyiga urumva yo ngo agasa ndabikubwira wowe utaranabisoma kugira ngo none bisoma uze kwemera ko ngiye ibintu nsoma birimo hano muri serifo yo ngo agasa icyaka niko kuvuga ngo mfite inyota ndanyota ngo benda sponi urumva bamudahira sponi yuzuye vino ishahira benda sipongo ni sipongo man ariko urumva jewe utekereje igihe nabisomye niga mu wa mbere hari hateretse ikibindi cyuzuye waburetse je mbikubwira kugira ngo utaza no kuvuga ngo nje ibintu mvuga ndabeshya man urumva benda sipongo yuzuye vino isharira urumva bahereza Yesu asomaho aragutumira acurika umutwe niko kuvuga ngo oya mani kugira ngo ngumvishe ko imiriro ari ibintu byo kumana isawa mani kuva nekera byawe acurika umutwe aravuga ngo byose birarangiye niwo kuvuga ngo yese yifata ngano no wishushanya igifuriyo kimaze kuvumbira wimuhimbira umva kuntu byanditse bivuga baravuga ati niko benda sipongo yuzuye iyo vino ishaje bayishira ku rubingo barayimusomesha sibyo navuze yaranyweye ariko yaranyweye ibyo nashaka kugira ngo wumve uko yanyweye aragotomera ariko nyine ntabwo twabigira iki bose bagomba kubimenya nawe uranyuzwe ugomba kubimenya ibyo ntabwo ari byo ariko mugomba kubimenya ibyo ugomba kubivuga ariko nanone bagomba kubimenya